Ya ndongeye ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Mwifurije weekend nziza wowe ufashe uyu mwanya ukanega amatwi ndetse ukaniza kuri ayo maso ukankurikira kabisa. Komeza ugubwe neza, komeza ugire weekend nziza. Byashoboka yuko ubu tuvugana urimo ureba iyi video uri mu kazi, mwifurije akazi keza. Ni uri mu karuhuko, mwifurije akaruhuko keza kabisa. Imana ikomeze ibane nawe muri buri kimwe ukora kuri uyu munsi wawe ube uw'imigisha. Nagarutse rero nk'ibisanzwe, murabizi yuko muri weekend ni hantu abantu badakunze gukora cyane, ariko nyamara haba hari amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko bari amakuru atandukanye muri showbiz ndetse no muri sport, ubwo ni mu myidagaduro ndetse n'imikino. Rero niyo mpamvu nanjye uyu munsi ngira ngo unyemerere kabisa ngire amakuru make tuganiraho atandukanye, nkubwire ku nkuru nk'ebyiri cyangwa se eshatu, kandi nzi yuko utaruzi cyangwa niba waruzizi ukaba waruzifite ari ibice, kuko amakuru ni hano abarizwa. Mwibukije gukanda subscribe rero, wowe utarakanze subscribe wibuke ukande n'akazogera. Nyamuneka ndongeye mbisubiyemo, mujye mwumva yuko niba urebye video y'umuntu iyo ukanze subscribe nayo ni inkunga ikomeye uba umuhereje, ni ukumuteza imbere, kandi nekereze yuko rwose ni ibintu bitagoye. Niba utarakanzeho one press kabisa, ni ugukoraho rimwe gusa, ntibivunanye. Rero mujye mwibuka mukande subscribe kugira dukomeze tubashe kubaka umuryango mugari wa Iwacu Topic. Nguhaye ikaze rero, reka dutangirane n'inkuru z'imurikwa rya jezi cyangwa se ry'imyambaro y'imikino y'umwaka utaha 2025-2026. Ikipe yanyu ya Rayon Sport ubururu n'umweru bashyize hanze hamwe na Skol baracyari kumwe kabisa. Reka nkunyuriremo nanone nk'uko bisanzwe, urabizi twifashisha za nkuru zamaze gushyirwaho imikono, za nkuru zemewe 100% zujuje ubuziranenge. Rero kuri uyu mugoroba, ubwo yari kuwa gatanu umugoroba washize ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa 8, nibwo ikipe ya Rayon Sport yamuritse umwambaro izajya ikoresha yakiriye imikino mu mwaka w'imikino wa 2025-2026. Iyi myambaro irimo amabara y'ubururu n'umweru ikipe isanzwe yambara. Iyi myambaro rero ikaba yamuritswe hifashishijwe abakinnyi barimo Bigirimana Abedi na Mohamed Sheri ikipe iheruka kugura mu gihe, kandi hanifashishijwe abakobwa batandukanye bifotoje bayambaye, babakobwa bagaragara neza kabisa, babakobwa urebana ya myenda ugahita uvuga uti iyi niyo jezi ndambara, babakobwa beza basa neza ku buryo ukibabona uhita uvuga uti ikipe ni Rayon Sport ubururu n'umweru, ikinyobwa ni Skol, bitewe n'abakobwa babonye uko baba bamamaje fresh. Biteganyijwe rero ko kuri uyu wa gatandatu saa 3 z'ijoro Rayon Sport izamurika umwambaro wo hanze. Ku cyumweru izo saha imurike umwambaro wa gatatu, mu gihe biteganyijwe ko iyi myambaro izagera ku isoko ku wa mbere tariki 11 Kanama 2025. ngira ngo niba wumvishe neza uko natangiye nkubwiriye inkuru, bamuritse umwenda wo gukina nako umwenda wo kwambara mu gihe bakiriye, ubwo bivuze yuko ni wa mwenda igihe aribo bakiye umukino bazajya bambara, uwo niwo bamuritse ku wa gatanu. Ku wa gatandatu rero uyu munsi turiho mu masaha y'umugoroba bamurikiyemo uyu mwenda, n'ubundi barongera bamurike wa mwenda wo kujya basohokana mu gihe bagiye gukina hanze cyangwa nabo bakiriwe, ndetse no ku cyumweru bazasora na wa mwenda wa gatatu ikipe iba ifite wihariye, ndetse ikaba iyi myenda yose izagera ku isoko ku itariki 11 z'uku kwezi, bivuze yuko izajya hanze ku munsi wo kuwa mbere. Niba nawe uri umukunzi wa Murera kabisa, tangira wimeze neza. Niba uri umukunzi wa Murera, this is the outfit kabisa, gira nawe wihahire iyi jezi. Iyi nkuru rero reka nituyitindeho, ahubwo dukomeze ku nkuru y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Bayern Munchen cyangwa se Bayern Munich, bitewe nuko wowe ubivuga. Rero kuri uyu wa gatanu watambutse, n'ubundi ngira ngo murumva ko inkuru nyinshi niho zibereye. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Rwanda Development Board, rwatangaje ko havuguruwe amasezerano u Rwanda rufitanye n'ikipe ya Bayern Munich
azageza mu 2028 uturutse kuri uyu mwaka 2025, aho kuri iyi nshuro azibanda mu kuzamura impano z'abana b'Abanyarwanda muri ruhago. Byumve neza, aya masezerano azibanda mu kuzamura impano z'abana b'Abanyarwanda muri ruhago cyangwa se umukino umenyerewe nka football. Ngira ngo namubizi neza, ikipe yitwa Bayern Munich ni ikipe ikomeye mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona ikunzwe kwita Bundesliga. Ibi ngibi rero byakozwe nyuma y'amasezerano y'imikoranire y'imyaka 5 yasinywe hagati y'u Rwanda n'iyi kipe ifite ibikombe byinshi bya shampiyona yo mu Budage muri 2023. Akaba aribwo ayo masezerano yari yakozwe, aho ayo masezerano yari arimo kwamamaza Visit Rwanda muri stade ndetse no guteza imbere umupira w'amaguru, by'umwihariko hibandwa mu kuzamura impano z'abakiri bato, dore ko hanashinzwe irerero ry'iyi kipe mu Rwanda cyangwa se uyite Academy ya Bayern Munich hano iwacu mu Rwanda. Jean Guy Africa, umuyobozi mukuru wa RDB, yavuze ko iki gice cya kabiri cy'aya masezerano kizibanda mu kuzamura izi mpano kandi ko ku bufatanye bukomeje kugaragaza urwego u Rwanda ruriho mu iterambere. Ati igice cya kabiri twinjiyemo twifuza kubyaza umusaruro amahirwe dufite, tugateza imbere impano, duhugura abatoza no kwita ku bikorwa remezo. Ubufatanye dukomeje kugirana na FC Bayern Munich bwerekana urwego turiho mu iterambere riganisha u Rwanda ku kuba igicumbi cy'ubukerarugendo, ishoramari ndetse no guhatana ku ruhando mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Bayern Munich rero, umuyobozi mukuru wayo Jean Christian Drisini nawe yavuze ko hagiye kongerwa ubushobozi bw'irerero ryabo riri i Kigali cyangwa se ubushobozi bw'Academy gaherereye hano iwacu mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ati ubu bufatanye twabushyize mu gushaka impano, twongera ubushobozi irerero riri i Kigali kandi tugafatanya na RDB mu mishinga ifitiye akamaro abaturage, aho biri mu byo twiyemeje byo gushaka impano muri Afurika. Kugeza ubu ngubu rero, binyuze mu masezerano u Rwanda rufitanye na Bayern Munich, hagiye hatoranywa abana bafite impano bakoherezwa mu gihugu cy'Ubudage, ndetse kuri ubu hakaba hari abakinnyi babiri b'Abanyarwanda, Ndayishimiye Baritazari na David Okose, batoranyijwe mu ikipe ya FC Bayern Munich y'abatarengeje imyaka 19. Ngira ngo iyi nkuru nayo niba uyumvise yari inkuru y'ingenzi. Reka twihuse rero nkubwire n'indi nkuru nayo yo ku munsi w'ejo yagaragaye, twigarukire ku mukobwa wacu Miss Naomi. Miss Rwanda w'2020 Nishimwe Naomi yagaragaje ko agiye gushyira hanze igitabo cye cya mbere yanditse, kikabazaba ari igitabo kigaruka ku buzima bwe busanzwe ndetse n'ubwo kuba nyampinga w'u Rwanda. Ibi ngibi rero uyu mugore yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaje ko iki gitabo yakise More Than the Crown, bikaba bisobanuye mu rurimi rw'Ikinyarwanda ibirenze ikamba. Yagize ati More Than a Crown ni igitabo cyanjye cya mbere kandi nicyo kintu mfiteho amarangamutima kurusha ibindi byose nakoze. Nacyanditse nicaye mu marira, nyira ibikomere gahoro gahoro kandi nifitemo icyizere, none kirarangiye, cyiteguye gushyirwa hanze, cyiteguye gusorwa. Ayo ni amagambo rero Miss Nishimwe Naomi yaje gushyira hanze. Yakomeje ati mu mpapuro zacyo harimo imbaraga, amasomo y'ubuzima n'ukwizera kutanyeganyezwa. Ndi gusenga kandi nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyakoze mu rugendo rwanjye rwo gukira no kwiyubaka. Aya ni amagambo rero yavuzwe na Miss Nishimwe Naomi wa 2020, akaba rwose ari guteguza ku gitabo cye agiye gusohora. Rero nje ndagushimiye weho twabanye muri iki kiganiro, ndagushimiye by'umwihariko weho waneze amatwi, we wakurikiye kandi ukumva Iwacu Topic, weho wamaye uyu mwanya. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikoze, kandi niba iyi video ikunejeje ukaba wumva hari icyo wungukiye muri aya makuru, Imana ibigwere umugisha kandi wibuke kuyisangiza.